Yes, kambasuze kandi mbahe ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Reka nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Ndabareba inshuti zanjye abakunzi ba Iris TV bakanze subscribe mwese. Reka nkomeze mbashimire. Ndi Jado Tuyishime, nari maze iminsi rwose ntari kuboneka neza, ariko ikintu niyemeje nuko uko nzajya mbona uburyo, uko nzajya mbona akanya, nzajya nza amakuru mfite numva nabasangiza nkayabasangiza, amakuru atandukanye abari kuvugwa ndetse n'ama opportunity cyangwa se ama occasion, uburyo bwose bwashoboka bwagira umuntu akamaro. Nzajya nza ngira icyo mbivugaho ndamusingiza icyo mbonye. Yes, reka rero mbabwire ko natangiye Instagram nshyashya, nitwa Jado Iris TV. Wagenda ukamfollowinga ndetse hakaba n'amahirwe yuko ku muntu amfollowinze akama screenshot, ndetse ku muntu akaze subscribe kuri Iris akajya kuri Instagram akama screenshot, amahirwe ya buri kwezi azajya mugeraho, igihembo cya buri kwezi kizajya kimugeraho. Ayo ni amahirwe ya mbere. Ikinzanye rero uyu munsi no kubabwira yuko hari amakuru namenye maze iminsi numva, ariko ndavuga reka nzinya basangisha ko warayumvise cyangwa utarayumvise. Abitekerezo numva nshaka kuguhara uburyo nagiye nyasoma ndiye mforoma duke nabashije kubona, rero ndashaka kutubasangiza nk'inshuti zanjye. Ndabizi ko abantu ba Iris TV ni inshuti zanjye benshi. Rero ejo bundi mu mwaka utaha 2026 guhera mu kwezi kwa gatandatu gushyika mu kwa karindwi hazaba Coupe du Monde cyangwa se World Cup hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada ndetse no muri Mexique. Ese ibyo bintu nta kintu bikubwiye? Nabonye yuko hashobora kuba harimo amahirwe yo kuba wagura itike, kuko nta guhejwe ukaba wagira amahirwe yo kwizira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho tubimeze gute rero? Icyo ni kimwe. Ikindi kintu ndi bugarukeho nkababwira detail ni ku kijyanye no kuba umuvolontiya cyangwa se umukorerabushake wo muri FIFA. Ndaje mu kanya mbibabwireho neza uko mbyumva. Yes, bigarutseho rero naje gusanga akenshi na kenshi iyo ushaka kuza muri bino bihugu bisaba kwitonda ugategura. Ntuhutireho, ugafata umwanya wawe ukabitegura, bikagufata umwaka, imyaka 2, ku buryo uhereza umukansara cyangwa se umuzungu uri buguhitemo impamvu zumvikana kandi zifatika zo kuza muri Amerika. Kugeza ubu rero kuza muri Coupe du Monde hari amahirwe ndetse hari umwanya yuko wabitegura ukazaza, kubera ko mu mategeko mpuzamahanga ya FIFA nta muntu hejwe kuza mu gikombe cy'isi. Gusa hari imirongo ntarengerwaho cyangwa se narengwaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyiraho kugira ngo nanone ubinjire mu gihugu, cyangwa na Canada na Mexique buriya sinzi. Ariko muri Amerika niho ngiye kuza kugaruka kuvuga, nkababwira nyine utuntu tw'udutirike ushobora kuba wakwitondera ukareba, hanyuma ukawugira amahirwe ari hejuru ya 80% yo kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uje muri Coupe du Monde. Reka iyo ngingo rero niyo twanahereyeho mbere yuko nza ku kintu kijyanye na volunteer, mbabwira nyine ibikenerwa, bizasabwa, ibyo uzagenerwa, mbese amakuru y'ingenzi nabashije kubona kugira ngo ube mu volunteer muri Coupe du Monde. So rero tukiri ku kijyanye no kwigira no kwigenga no kwizana mu kureba igikombe cy'isi, ikintu cya mbere usabwa gura tike yawe. Gura agatike kawe ka Coupe du Monde. Unamaze kubona nahoze ndeba nka stade nyegerenge abantu nuya no hafi ni yitwa Gillette muri Boston izaberaho Coupe du Monde. Amatike ya makeya nabashije kuba mbona ni note $1,100 cy'amadolari. Uyiguze rero aka kanya ni proof ya mbere ikwemerera kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya kabiri rero, kugira kugura tike ntago bihagije, murabizi Amerika iragorana. Ikintu uzitaho rero, ubu dufite hafi umwaka kureba ikintu ubushobozi, bank statement akenshi ni ibintu bisaba barebaho mu gihe cy'amezi 6 ashize. Uwo mwanya rero turawufite kuko visa wayaplika nko mu kwa 3 cyangwa mu kwa 2 k'umwaka utaha. Aka kanya wakora iki rero? Tegura. Umuje n'umurikiye wifuza kuza muri Amerika, reka tubiganireho mbabwire ukuntu wategura rero ntago ari ibintu byahatari. Nabizi yuko ubwo bushobozi bwo kwerekana ko nyine uzitunguje muri Coupe du Monde bushobora kuba budafitwe n'abantu benshi, ariko ushobora kuba ufite amahirwe yo kuganiriza wenda jera wa banke, ufite umufamiliye, ufite inshuti ifite ubushobozi.
ubaka ikintu bita bank statement y'amezi 6 imeze neza iryoshye iri straight. Ubwo nyine twarenze kugura tiki urayifite. Hanyuma rero iyo bank statement ubwo izakujyana kugeza nko mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu. Ushyiraho ibyo izo miliyoni 10, 15, 20 niwajya ubikora nka rimwe mu cyumweru bizagaragara ko ufite statement, bank statement nziza. Kuko hano rero bazareba konti yawe akenshi kugira ngo baguhe visa. Ubwo rero icyo nicyo kintu uzagaragaza gikomeye yuko ufite ubushobozi bwo kwishyura hoteli ukitunga n'iki mu gihe cyo kuza. Of course bazagusaba uzajya nudepoza cyangwa se watse appointment muri ambassade, nuko numvise ngo zibasigaye batakina zitanga, simbizi sindabimenya neza, ariko unaramutse wereje dokima zawe ugaragaza ko wishyuye hoteli ndetse ufite amafaranga kuri konti kandi amafaranga ahamye bigaragara yuko akora muvomo muri icyo gihe cy'amezi 6. Ikindi kintu ushobora kwiga, ushobora kureba niba ufite abantu nyine bashobora kubigufashamo cyangwa se nawe bifitemo ubushobozi ni byiza, ariko ufite umuntu wabigufashamo ugaba wagira property runaka cyangwa se impapuro zizakugaragariza ko ufite akazi kandi keza uje kureba Coupe du Monde ukisubira mu gihugu cyawe. Ubwo rero ibyo bintu bitatu combination yabyo ni ikintu gikomeye. Proof yo kuza muri Amerika irahari, ni ticket yo kuri igikombe cy'isi, ubushobozi burahari, bank statement. Ese hari impamvu byibuze wagaragaza ko uzagaruka, so ufite akazi, ufite imitungo, ibyo bintu ukabitegura neza kandi ukamaximiza kabisa, uzisanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ngaruke rero ku kijyanye na volunteer. Ku kijyanye na volunteers cyangwa se abakorerabushake bazifashishwa muri gahunda z'igikombe cy'isi ni benshi, kandi abanyamerika n'abanyakanada benshi bari bizi mu mirimo yabo. Kubona aba volunteer ntago byoroshye. Niyo mpamvu FIFA yashyizeho na gahunda yo guhiga aba volunteers hirya no hino ku isi. Nawe uri mu Rwanda rero ayo mahirwe yakugeraho. Birasabwa iki rero? Twe mu tuntu abashije gusoma twibanze nitwo ngiye kugusangiza, ariko nawe ushobora kwidokimenta ukajya kureba ibisabwa kuri website yabo ya FIFA, ubundi ukanaprayinga, cyane yuko ari naho unyura waprayinga kuba umuvolunteer, ndetse na link yo wanyura waprayinga kuba volunteer ndayisiga muri description ya kino kiganiro, uzi ko wayikandaho nawe kuba watangira kwa prayinga. Nubona wujuje ibintu ngiye kukunyuriramo muri makeya, hari ibyo nari bunyura donc hari utuntu ushobora kuba nibagiwemo, nawe uraza kwidokimenta wongereho, ariko ndaguha amakuru makeya nabashije kubona. Kriteria ya mbere, ugomba kuba wujuje imyaka 18 y'amavuko kuzamura kugira ngo wemererwe kwa prayinga nk'umuvolunteer muri kino gikombe cy'isi. Iyo ni kriteria ya mbere, ibyo ni ibintu byumvikana. Iya kabiri rero abavandimwe, niwe tujya tuvuga ngo nyine iyo umuntu yize indimi, nubuzi indimi neza, ufite diplome, birasaba kubuza ururimi rw'icyongereza neza, cyangwa se uzurwe icyespanol cyangwa se igifaransa. Impamvu nta yindi, abantu bazaje gukora volunteer muri Mexique bazakoresha icyespanol, abantu bazaza gukora volunteer muri USA bazakoresha icyongereza, no muri Canada ariko bakoresha n'igifaransa muri Canada. Ubwo koko no kumvikana neza, ugomba kubuzi neza rumwe muri urwo rurimi. So icya gatatu, background check, ukabuzi neza ko isura yawe imeze neza, nta biranega, nta manyanga wakoze, nyine ufite background nziza, uri umuntu usukuye, udafite nyine ibintu byagutangira. Ubwo niho hazamo nyine za mapro zo kuri RIB waka, ibyangombwa ngo byuko utafunzwe, utuntu nk'utwo ngutwo nyine ukabuzi neza ko uri safe, icyo ngicyo kikavaho. So izo nizo kondisiyo zibanze, nta mashuri basaba, nta bindi bidasanzwe. Ahubwo ikintu ngiye kugarukaho kukubwira no kwibaza, ese niba ibyo bintu mbyujuje nka za prayinga, noneho ngewe bizagenda gute? Nzahabwa iki? Nzategerwa? Nzacumbikirwa? Nzahembwa? Ibyo rero nibyo ngiye kugarukaho nkubwira uko bimeze. Niba rero ugize amahirwe ugatoranywa nk'umuvolunteers, ni proof ya mbere nziza kandi yuko wemere kuza muri Coupe du Monde muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa muri Mexique. Ubwo icyo uzabusabwa ni kirere kugira ngo uhabwe visa. Kwemererwa kuba volunteer ni kimwe, hanyuma guhabwa visa ikuzana muri Amerika ni ikindi kandi gikomeye. Ni ibintu rero aho ruzingiye nahanga. Niba kwemerera kuba volunteer, ugomba kugaragaza n'ubundi bank statement yawe
ugomba kubyiga, ugomba kubitangira ubu ngubu, kagaragaza yuko ufite ubushobozi bwo gutega, ndetse no kuba nyine uri umuntu ufatika, ufite ibintu byaza kugarura nyine bitagaragara yuko uri umuntu uje gutoroka muri Amerika. Swat ufite imitungo cyangwa se ufite akazi kagaragara kwenda usize akazi, ariko utuntu nk'utwo nyine dushobora kuba nka proof yuko utari umuntu nyine wari uri aho ngaho ubonye amahirwe ahutiyeho. Kubera ko niba gutoranya nk'umuvolunteer, my dear friend, FIFA ivuga yuko uzitegera itike y'indege izakujyana muri icyo gihugu aho waba uvuye hose ku isi. Urumva ko ugomba kugaragaza ko uri tayari kabisa. Ikintu bazagukorera rero ni iki? Bazagucumbikira. Nuramuka ugezeyo, ibijyanye no gucumbikira, ibijyanye n'amadeplacement, kukwitaho ku byo kurya, ndetse n'izindi entertainment zo kuri stade, kureba match nyine umva uzaba hari, ibyo byose bazabigukorera. Akantu nari nibagiye akantu, kuko muri criteria zigenderwa kugira ngo wemererwe kuba volunteer nuko ugaragaza yuko ufite ubushobozi bwo kuba byibuze wakora shift 8 zitandukanye, donc kwatendinga ibikorwa 8 bya FIFA mu gihe uzaba uri muri volunteering muri gahunda nyine za World Cup. Ako nako nagara akantu kahatari. Ubwo aho ruzingiye naho rero no kumenya yuko itike y'indege uzayitegera, ibyo bazakumenyera ni ibyo rero. Benefit rero zirimo zindi zo ku ruhande wenda nazo nazigarukaho nyeya ushobora kuzabenefisia muri icyo gikorwa, nk'uko bigaragara ku rubuga cyangwa se donc mu bizahabwa umuvolunteer bitangazwa na FIFA. Donc ibyo nari maze kubigarukaho gatoya nyine bijyanye no kukwitaho, amadeplacement, amafunguro ibiki, donc ubuzima bwo uzaba urimo mu gihugu runaka wagiyemo bazabyitaho. Hanyuma ikindi bazaguha certificate nk'umuvolunteer wa FIFA. Iyo certificate uzayicyura. Uzaba ufite amahirwe angana na 25% kuzamura yo kuba wahabwa akazi muri FIFA, mu bikorwa bya FIFA bitandukanye hirya no hino ku isi, ukaba wagiramo akazi gahoraho. Ayo mahirwe nawe uyafite, ufite niyo certificate. Haba icyo bita connection uzagira mu gihe uzaba wageze muri icyo gikorwa cya volunteering ya FIFA, ugahura n'abantu bafite utuzi dutandukanye, bafite gahunda cyangwa se ibikorwa bikomeye cyane bijyanye na siporo hirya no hino ku isi. So hakabamo kubenefisia ibikorwa nyine by'iyo mikino n'imyidagaduro ku buntu. Ibyo byose rero niyo collection ntoya, wenda ibindi nawe wagenda ubisoma. Gusa ikindi kirenze ndabazi arimo no guceremba, ariko nta muntu mbishutse, ariko bibaho. Wageze muri Amerika urashobora no kuba watuguma hano ukaronka akazi hano ukigumira hanga wabikunze. Nubwo nawe mbyankuraje, nubwo nawe mbishutse, ariko nyine murabyumva. So nuko bimeze rero, nuko bimeze gahunda zijyanye n'igikombe cy'isi no kuza muri Amerika. Ayo mahirwe nagucike, nyamuna wagerageza, aracyari igihe, aracyari amahirwe menshi. Ejo bundi muri uku kwezi nibwo amatike yafunguwe, ushobora kujya kugura itike yawe kuri Go Ticket, cyangwa se hari n'amakampani hano muri Amerika nka za StubHub zigurisha amatike aracyari nyine ku 1000. Iyo ni ya make my friend, ari amatike ari mu madolari nk'ibihumbi 80 na. Iyo niyo ngiyo ya makeya ya mweranje nyine yo kugira ngo uze kureba nk'umunyarwanda cyangwa umunyafrika, nabwo ni ikintu kirenze. Ni amafaranga menshi cyane, miliyoni 1.5 y'amanyarwanda. Yes, nuko bimeze amakuru nari mfite nayo rero. Ngiye reka mbasezere, mwakoze cyane kudukurikira, mwakoze cyane, ndetse n'abagiye gukanda subscribe n'abashimiye cyane. Mbibutsa yuko ushaka yuko nawe nzaguhereza igihembo mu mpera za kuno kwezi, kanda subscribe, ujye kuri Instagram yanjye wandikemo Jado_Kabiramenye Iris TV, urahita umbona, hanyuma ufollowing umereze iyo screenshot. Ibindi uzabimbaze mu mpera za kuno kwezi. Tugomba buri kwezi amezi asigaye kugeza mu kwa 12 tugomba kujya dusangira bikeya dufite. So ndabashimiye. Hanyuma ikindi, amahirwe masa abagiye kugerageza, mbaye ikaze muri Gillette Stadium bazagira amahirwe yo kuza muri Boston. Iyo ni stade nziza cyane, nge nabashije kujyamo, nagiye kureba match, wenda muraza kwibona aho ngaho mu mashusho. Nayigiyemo ngiye mu gitaramo cy'umugabo witwa The Weeknd.
The Weeknd ni artiste, umwe mu artiste bakomeye cyane ku isi, by'umwihariko hano muri Amerika arakunzwe cyane, cyangwa se afite abantu abakunzi benshi, bona ko ari ahantu heza cyane. So mbifurije amahirwe masa, mugerageze uburyo uzatsindwe ariko udatsinzwe kugerageza. Bye bye, ciao ciao, Imana ikomeze barinde kandi iterambere ribe ryose mu byose mukora aho hose ku isi.